dusobanukirwe igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuriwe Yohani si ibanga, si amayobera, ahubwo ni ukuri kw'ibyabaye kuriho kandi kugiye kwigaragaza bidatinze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi rero dukomeje igitabo cy'ibyahishuwe, tukaba tugeze ku karumbeti ka karindwi. Uturumbeti dutandatu twa mbere twaratwumvise, aka rero tugiye kumva uyu munsi ni akarumbeti ka karindwi. Kakaba kari mu gitabo cy'ibyahishuwe, umutwe wa 11, ubwo ni uguhera ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 19. Muvandimwe mwiza rero, ibyahishuwe nitwe byahishuriwe kugira ngo turusheho gusingiza Imana kandi twumve ko Imana iri bugufi yacu. Ubwo rero reka dukomeze twishimire ibyo Nyagasani yaduhishuriye kandi twemere yigishe ubwenge bwacu. Gira amahoro ya Kristo rero muvandimwe, najye ndi umumararongo Marie Louise. Umumarayika wa karindwi nawe avuza akarumbeti ke, nuko amajwi yumvikanira mu ijuru avuga aranguruye ati, ingoma y'isi yeguriwe umwami wacu na Kristo we, akazima ingoma uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Ba bakambwe 24 bicaye ku ntebe zabo imbere y'Imana bagwa bubitse uruhanga ku butaka, maze basenga Imana bavuga bati, turagushimira Nyagasani Imana mushobora byose, wowe uriho kandi wahozeho, kuko wakoresheje ububasha bwawe buhebuje maze ugashinga ingoma yawe. Amahanga yari yarakaye, ariko uburakari bwawe buba ari bwo bwigaragaza. Ubu ni igihe cyo gucira urubanza abapfuye no guhemba abagaragu bawe b'abahanuzi, abatagatifu n'abatinya izina ryawe, abakuru n'abato. Ni igihe cyo gutsemba abarimbuye isi. Nuko ingoro y'Imana yo mu ijuru irakinguka, n'ubushyinguro bw'isezerano bugaragarira mu ngoro yayo. Ubwo haba imirabyo, urusaku n'imihindagano nk'iy'inkuba, umutingito w'isi n'urubura rukaze. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru rero, aka karumbeti ka karindwi niko kanyuma mu turumbeti dutandatu twa mbere twaratwumvise, kandi ndibwira yuko mushobora kuba mwibuka ibyo turumbeti dutandatu twa mbere twavuze. Muribuka tune twa mbere ibyo twavuze? Niba mutabyibuka reka duse naho tubinyuramo gakeya.
uwa mbere avuza akarumbeti ke, urubura n'umuriro uvanze n'amaraso bigwa ku isi, maze igice cya gatatu cy'isi kirashya n'igice cya gatatu cy'ibiti kirashya n'ibimera byose birakongoka. Umumarayika wa kabiri nawe avuza akarumbeti ke, nuko ikintu kimeze nk'umusozi munini ugurumana kiroha mu nyanja, maze igice cya gatatu cy'inyanja gihinduka amaraso, igice cya gatatu cy'ibiremwa biba mu nyanja kirapfa, n'igice cya gatatu cy'amato kirasenyuka. Hanyuma umumarayika wa gatatu avuza akarumbeti ke, nuko inyenyeri nini cyane ihananuka mu ijuru igurumana nk'ifumba y'umuriro, igwira igice cya gatatu cy'inzuzi no ku masoko y'amazi. Iyo nyenyeri yitwaga ndurwe. Nuko igice cya gatatu cy'amazi gihinduka indurwe, kandi abantu benshi barapfa kubera amazi yari yakarishye. Umumarayika wa kane nawe avuza akarumbeti ke, nuko igice cya gatatu cy'izuba, igice cya gatatu cy'ukwezi n'igice cya gatatu cy'inyenyeri birakobana, kimwe cya gatatu cyabyo kirijima, ku buryo amanywa yatakaje igice cya gatatu n'umucyo nijoro bikaba bityo. Nuko ndebye numva ijwi rya kagoma yatambukaga hejuru cyane mu kirere risakuza riti, mwiyimbire 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 abatuye isi, ku mpamvu y'umworomo w'uturumbeti tw'abamarayika batatu bagomba kongera kuvuza. Abo bamarayika batatu rero, wa gatanu nawe yavugije akarumbeti ke, maze mbona inyenyeri ihanantutse ku ijuru yituye hasi ku isi, ihabwa urufunguzo rw'inyenga. Iyo nyenyeri twarayumvise itubwira rero n'ukuntu iyo nyenyeri nyine ariyo yayindi Kristo wafunguriye abera batagatifu bakazamuka bakava mu kuzimu. Nuko umumarayika wa gatandatu avuza akarumbeti ke, numva ijwi riturutse mu mahembe y'urutambiro rwa zahabu ruri imbere y'Imana, ryabwiraga umumarayika wa gatandatu wari ufite akarumbeti riti, rekura abamarayika bane baboheye ku ruzi rwa Efurati. Nuko arekura ba bamarayika bane bari biteguye bategereje iyo saha, uwo munsi, uko kwezi n'uwo mwaka. Aba bamarayika twarabumvise, twumva ko ari ibigomba kugwirira isi, ariko kandi abamarayika bakaba bagitegereje igihe impanda izavugira kugira ngo barekure iyo miyaga. Gusa muri byose tugasanga ko uwiringira Imana atazigera na rimwe ahungabana. Ubwo rero turakomeza tubona umumarayika amanukana agatabo kabumbuye, twarakumvise, abahamya babiri twarabumvise. Uyu munsi rero tugeze ku karumbeti ka karindwi, nako kasonnye mu buryo bwihariye. Haleluya. Aka karumbeti ka karindwi rero si ubwa mbere tukavuzeho, niyo mpamvu nari mvuze nti reka tubanze duce mu turumbeti dutandatu twa mbere, twumva ibyo twavuze duse n'abibukiranya, kuko nzi neza ko twabiganiriye bihagije. Noneho aka karindwi twumve umwihariko wako. Ubutumwa bw'aka karumbeti ka karindwi ntabwo byanze bikunze bugomba gusa n'ubw'akarumbeti ka mbere n'aka kabiri n'aka gatatu, kuko ubutumwa bw'uturumbeti dutatu twa nyuma burihariye. Haleluya. Burihariye ariko burakomeye. Aka karumbeti ka karindwi rero nababwiye ko Nyagasani Yezu yambwiye ko angize nk'akarumbeti ka karindwi cyangwa se akarumbeti ka nyuma, kuko niko ka nyuma, kari aka karindwi niko ka nyuma. Yari afite uturumbeti turindwi, dutandatu twaravuze, aka karindwi niko ka nyuma. Nanjye rero yanyise the last trumpet, la dernière trompette, cyangwa se akarumbeti nyine ka nyuma. Yezu rero ajya kubimbwira yarambwiye ati, mugize bucura bwanjye, niko yambwiye. Ubwo si ukuvuga ngo n'abandi abuze ibyo ababwira, buri wese afite uko amubonekera n'uko amubwira. Iyo mbikubwiye rero mba ngira ngo umenye impamvu yabimbwiye. Amaze kungira bucura rero yarambwiye ati, nzajya nkohereza ahantu urugamba rurangiye. Niko yambwiye. Kandi koko ahantu anyohereza mbona nyine ko ari urugamba ruba rurangira. Arambwira ati rero nkugize akarumbeti ka karindwi, ayo makuru narayasobanuye bihagije, ubundi gusubiramo. Muri aka karumbeti ka karindwi rero yampaye ubutumwa bwo kubwira be ibigiye kuza bidatinze.
kandi ibyo bigiye kuza bidatinze ntabwo ari byo mpimba, ahubwo n'ibyanditswe njyewe ngenda mbasobanurira. Ndabibutsa ibyo nababwiye, yarambwira ati genda ubambwirire yuko ngiye kugaruka bidatinze. Ndavuga noya ibyo ngibyo abantu barabizi, ubwo si ibyo ngibyo nibyo nahagurukanira ubutumwa, ati genda ubivuge we gusa. Mbanza kubyangira mvuga ni kameme abantu barabizi, byaravuzwe kuva kera, nanjye navutse nsanga babivuga. Hari n'ikiganiro cy'abadivantiste cyabaga buri wa gatandatu kivuga ngo ari hafi umwami agiye kuza. Ngwiri ni ijwi ry'ubuhanuzi, ijwi ry'ibyiringiro n'ibyishimo n'umunezero. Iryo jwi ry'ubuhanuzi ryaba nkiri umwana mutoya, ndetse nkajya mbaza mama nese buriya zagaruka ryari, ati natwe twasanze ariko babivuga. Nawe yabaza nabanye na nyogokuru, namubaza ati natwe twasanze ariko babivuga. Rero bivuga ngo uko bigenda bisubirwamo abantu benshi bagiye babyambura agaciro, ariko kandi Yezu Kristo nanjye yatangiye kuntuma, naramubwiye nese ko wumva nyogokuru yabisanze atyo, mama akabisanga atyo, n'abandi ko bagiye babisanga atyo kandi babisiga, none se ubwo ngubwo ngewe ndajya kubwira abantu ngo ugiye kuza bidatinze, ubwo ngubwo koko ibyo bintu nzabivuga gute? Arambwira ngo genda bivuge, ntabwo biri buhindure imvugo, mbese ntabwo Bibiliya iri buze guhindura inyuguti, oya ndaje bidatinze. Ujute nuko arambwira rero ati ndaje bidatinze, nje guhemba no guhana. Arambwira ariko kandi anyibutsa ko cyangwa anyemeza ko cyangwa se anyigisha ko kuza kwe birimo ukubiri. Hari ukuza kuri wowe muvandimwe wanjye, ibyo ngibyo mpora mbivuga ubwo ndi gusubiramo. Hari ukuza kuri wowe akagutwara wowe, iherezo ryawe rikaba rirabaye. Hari no kuzaza aje gutwara bose muri rusange. Ubwo rero witegure nk'ushobora kugenda none cyangwa ejo, cyane cyane ko atubwiye ko tutazi umunsi n'isaha, tugomba guhora twiteguye. Rero murumva ko babandi bavuze ngo ari hafi umwami agiye kuzana, baririmbye iyo ndirimbo ntabwo bakiriho. Wenda harimo bamwe bakiriho, wenda ariko abandi barapfuye. Ariko bivuga ngo iyo ndirimbo iracyafite ubutumwa bwayo, ari hafi umwami agiye kuza, bizahora ari gutyo kandi koko azagaruka. Haleluya. Bivuga iki rero muvandimwe? Itegura iherezo ryawe, kuko rishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose. Uhereye uyu munsi, uhereye nonaha, ushobora kubona Yezu agarutse kuri wowe. Ashobora kugaruka se mu buryo ushobora no kujya kuryama ukasinzira bugacya wagiye. Ibyo rero ndabivuga kenshi, mbasubiramo, kandi ndizera yuko gusubiramo kwanjye nanjye nta kuri nabigenza, kuko nuko inyigisho zigenda ziza. Dusubiramo rero kenshi. Noneho rero muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, umumarayika wa karindwi nawe avuza akarumbeti ke, nuko amajwi yumvikana mu ijuru avuga aranguruye ati ingoma y'isi yeguriye umwami wacu na Kristo we, akazima ingoma uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Ni ukuvuga ngo ni ingoma itazigera igira iherezo. Haleluya. Bihariwe rero umwami wacu, ni ukuvuga ngo n'uwe mwami ni wa wundi wicaye ku ntebe. Haleluya. Wa wundi Yohana yabonye wicaye ku ntebe, ukikijwe n'ibinyabuzima n'abakambwe n'umukororombya, ni uwo nguwo rero na Kristo we. Haleluya. Akazima ingoma uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Bakambwe rero 24 bicaye ku ntebe zabo imbere y'Imana, bagwa bubitse uruhanga ku butaka, maze basenga Imana bavuga bati, kugwa bubitse uruhanga ku butaka ni ukuvuga ngo ntacyo bashobora kurenzaho. Haleluya. Niko bimeze. Haleluya. Mu ijuru ni ukubaha, kumvira. Imana yavuze nta wundi ugomba kugira icyo arenzaho. Amina. Bagomba kunamira ibyo Nyagasani avuze, ibyo yatekereje, kuko iyo abivuze abivugana ubushishozi bukomeye, akabivugana ubuhangange, ubwenge, byose aba yabiteguye, kandi ntashobora guhubuka. None rero ubwo byose bihariwe Imana n'umwana wayo. Noneho ngo bagwa uruhanga ku butaka, maze basenga Imana bavuga bati, turagushimira Nyagasani Imana mushobora byose, wowe uriho kandi wahozeho, kuko wakoresheje ububasha bwawe buhebuje, maze ugashinga ingoma yawe. Haleluya. Ni ukuri yakoresheje ubuhanga bwe buhebuje. Ntabwo mbese ibintu yakoze
iyo bavuga ngo buhebuje ni ukuvuga ngo biraturenze, biri hejuru cyane yacu, nta n'ushobora kugukosora kuko Imana iruzuye. Imana iriyujuje, ntabwo ikeneye umuntu uzaza kuyikosora cyangwa se kuyuzuriza. Oya, iruzuye rwose, hejuru y'ibyo Imana yakoze nta wundi wagira icyo arenzaho. Yewe ibiremwa byose biri munsi y'ibirenge bye, kandi birasingiza ubushake bwe kuko yabikoze yabitekereje. Haleluya! Yabikoranye rero ubuhanga buhebuje. Wowe uriho kandi wahozeho kuko wakoresheje ububasha bwawe buhebuje maze ugashinga ingoma yawe. Ubwo bubasha, ubwo buhanga, ubwo bwenge bihebuje byose, mbese kuvuga ngo bihebuje ni ukuvuga ngo birenze ibyo umuntu ashobora kwiyumvisha. Haleluya! Hari ibikwiriye hakaba n'ibihebuje. Ibikwiriye ni ukuvuga ngo ni ubwenge, ni ububasha umuntu uwo ari we wese ashobora kuba yageraho. Ibihebuje rero, ububasha bwe buhebuje, haleluya, ububasha rero bwe buhebuje ni ukuvuga ngo afite imbaraga zirenze izo watekereza. Ntawe ushobora kumukosora, nta n'ushobora kugira icyo arenzaho, mbese birahebuje, birenze ibyuzuye. Iyo bavuga rero ngo wenda tuvuge ikintu kiruzuye, ni ukuvuga ngo ni nka kwa kundi ushyira amazi mu ijerekani aruzuye. Ariko iyo bavuze ngo birahebuje ni ukuvuga ngo biba binasesekara, mbese birenze ku gipimo we wakoresha upima. Haleluya! Noneho ngo amahanga yari yarakaye, ariko uburakari bwawe buba ari bwo bwigaragaza. Amahanga rero turaza kugaruka hano muri ba bahamya babiri, ukuntu abantu bari bazomereye ba bantu b'Imana, mbese bagaragaye yuko, kuko hano ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko abarokotse batahwa n'ubwo babasingiza Imana yo mu ijuru. Icyago cya kabiri kiba kirahise, dore icyago cya gatatu nacyo kiraje bidatinze. Urumva rero ni ibintu biri gukurikirana, ariko twamaze kumenya ko babahamya bagiye hehe? Mu ijuru, bigendeye. Isi isigaye nta mugisha, nta byishimo, nta mahoro. Ukwemera kurimo guhembwa. Haleluya! Kuri guhembwa barwanyije iby'ukwemera, nabo barimo guhanwa. None rero nta kindi gihe amahanga yari yarakaye, kuko nta kindi gihe kizongera kuba amahanga yari yarakaye. Amahanga ni iki rero? Iyo tuvuga ngo amahanga cyangwa ihanga, umuntu ni umunyamahanga kuri jye, ntabwo bivuga ngo abantu bakure ngo wenda ngo Abayisiraheli ngo duhagarare mu Misiri, ngo tuvuge ngo noneho ngo duhagarare mu Bayisiraheli, tuvuga ngo Abanyamisiri bari barakaye. Nibyo, urwo ni urugamba rumwe, ariko hari n'urundi rugamba ari narwo rwacu rw'uyu munsi, kuko nitubishyira ku Bayisiraheli n'Abanyamisiri turi bwumva ari ibyarangiye, ariko tubishyira iwacu uyu munsi turi buze kumva ari urugamba rwacu rw'uyu munsi. Rero abatwanga bari barakaye, pana turwagije rwose. Babandi batwanga bari bahagurutse. Ashobora kukubera umunyamahanga kandi ari uwo mubana mu rugo, ashobora kukubera umunyamahanga se ari uwo muturanye. Ntabwo bivuga umunyamahanga, kuvuga étranger ni uburyo bumwe bwo kuvuga uwo muntu wa kure, ariko ubundi umunyamahanga mu ijambo ry'Imana ni umuntu wese mutavuga ururimi rumwe. Uwo mutavuga ururimi rumwe rero ni umuntu mudahuje iby'ukwemera. Aba banyamahanga rero bari barakaye, ariko uburakari bwawe buba ari bwo bwigaragaza. Ni ukuvuga ngo bari hahandi bavuga ngo igihe bazaba barangije gutanga ubuhamya bwabo, igikoko kizamutse mu nyenga kizabarwanya kibatsinde maze kibice. Ni ukuvuga ngo ni amahanga yarakaye, ariko kandi ngo imirambo yabo izaguma ku kibuga cy'umurwa w'icyamamare witwa Sodoma na Misiri mu buryo bw'incamarenga, ari naho umwami wabo ubwe yabambwe. Abantu bo mu bihugu byose no mu miryango yose no mu ndimi zose no mu mahanga yose bazaza gushungera imirambo yabo igihe cy'iminsi 3 n'igice, kandi bababuze guhambwa. Nuko abatuye isi bazishimira urupfu rwabo bombi, banezerwe boherezanya amaturo, kuko abo bahanuzi bombi bari barababaje abatuye isi.
urumva rero ko amahanga yarakaye, mbese yewe barapanze urupfu bararupanga. Twari twagiye kwa Shadarake, Meshake na Abedenego kugira ngo tubyumve neza. Noneho rero baragenda barabarega, amahanga yari yarakaye ndetse birakunda. Haleluya. Nuko Shadarake, Meshake na Abedenego bajya mwitanura, amahanga yari yarakaye. Ariko uburakari bw'Imana, haleluya, aba ari bwo burusha ubwabo imbaraga. Nuko vuga ngo nubwo barakaye bakabajugunya mwitanura, ariko Imana yarakaye uburakari buruta ubwabo iyica. Hari abantu benshi bapfuye muri iki gihe cya Shadarake, Meshake na Abedenego bari mwitanura. Hari abakoranyaga inkwi barapfuye. Ariko kandi uretse nabo, haleluya, n'ababarwanyije n'abandi bagambanye bose, umwami yatanze itegeko ati ngaho nimubarohemo n'ibyabo n'ababo. Nta nubwo babaroshyemo gusa ngo bavuge ngo runaka yari oya, n'ababo n'abagore babo n'abana babo byose. Mbese ni ukuvuga iki rero muvandimwe? Imana yararakaye. Bo bari barakaye batanga Meshake, Shadarake na Abedenego, bari barakaye batanga wenda Daniyeli. Ariko noneho Imana mu burakari bwayo aho yarushirije amahanga uburakari, nuko noneho ho hagiye mu mwanya wa Daniyeli, hagiye babandi bamugambaniye kandi bari benshi, hagenda babona ibyabo, mbese byari byinshi cyane. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo Imana niyo yagize uburakari kurusha amahanga. Icyo ndizera ko cyumvikanye. Noneho rero uburakari bwawe buba ari bwo bwigaragaza, bwarigaragaje kandi turabyumva. Ubu rero ni igihe cyo gucira urubanza abapfuye. Haleluya. No guhemba abagaragu bawe b'abahanuzi. Hari ugucira imanza abapfuye no guhemba abahanuzi. Niyo mpamvu njya mbabwira n'abahanuzi mujye mubitondera, nimushaka mububahe, kuko umuntu ufite ijambo ry'Imana aba ari umuntu ukomeye cyane. Nuvuga ngo abapfuye bagiye guhembwa, ariko abahanuzi nako abapfuye bagiye gucirwa imanza. No guhemba abagaragu bawe b'abahanuzi. Kubahemba ni gute? Ni ukuvuga ngo umuhanuzi wese, umuntu wese watwaye ijambo ry'Imana mu kanwa ke, azahabwa ingororano yo kubona ko ibyo yahanuye byasohoye, azabibona kandi azicara iruhande rw'Imana kuko yagize igihe gikomeye. Erega buryo umuhanuzi aba ari umuntu ukomeye. Mwabantu mwe nuko wenda ubuhanuzi Yesu yatugiriye ubuntu, ubuhanuzi busigaye butwarwa n'abantu baciriritse nkatwe, tukahanura da bigakunda, kandi baciriritse cyane batanize amashuri menshi tugahanura natwe, kubera Roho Mutagatifu ko yamanuye cyane no ku banyamahanga, nuko nibo barahanura. Roho Mutagatifu amaze kumanuka, ibyo biri mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Petero agiye kwa ndaza kumwibuka izina riragiye, ariko yaragiye. Agezeyo rero ahasanga abanyamahanga bari bateranye bari gusenga. Nuko ubwo Petero baragiye, ariko ubwo hagati aho Petero mu kugenda we yarazi ko mbese abanyamahanga badashobora kuzura Mwuka Wera. We yarazi ko mbese bitakunda Mwuka Wera ari uw'abantu mbese bakoze kuri Mwuka Wera nyine gusa. Ariko Imana yo mu ijuru yo ntabwo ireba nk'abantu. Kwa Koruneri nayibutse, Imana ntabwo ireba nk'abantu, Imana ni Imana. Haleluya. Noneho rero ya Mana ireba nk'Imana yaravuze iti oya, suko nguko ngewe nkora, n'abanyamahanga ngewe mbamanukiraho kuko ndi Imana itagira imbibi. Haleluya. Nuko amaze rero kubakoraho ubutumwa, bamaze kuzura Roho Mutagatifu amanukira ku banyamahanga. Inyigisho ya Petero kwa Koruneri, Ibyakozwe n'Intumwa umutwe wa 10. Ubaye amagambo kubera ko tuba twarayaganiriyeho, nizera ko muba mukiyibuka. Ni umutwe wa 10 guhera ku murongo wa 34 ugakomeza ukageza ku wa 44. Petero akivuga Roho Mutagatifu amanukira ku banyamahanga. Reka ariho masomo. Petero akivuga ibyo, Roho Mutagatifu amanukira kubumvaga iryo jambo bose. Nuko abemera bo mu bagenwe bari baraherekeje Petero batangazwa no kubona ingabire ya Roho Mutagatifu yasesekaye no ku banyamahanga. Koko rero bumvaga abo bantu bavuga mu ndimi kandi bakuzura Imana. Haleluya. Bakuzimana. Petero niko kungama ati, hari uwashobora se kubuza abo bantu kubatirishwa amazi kandi nabo bahawe Roho Mutagatifu kimwe natwe? Haleluya.
nuko ategeka ko bababatiza mu izina rya Yezu Kristo, maze basaba Petero kugumana nabo iminsi mike. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. N'aya magambo nashakaga kukubwira, nkubwira nti rero nuko Nyagasani Yezu yahagaze akomeye, iyi ngabire y'ubuhanuzi gahabwa n'abantu baciriritse nkatwe nyine twese tukajyamo mu murima wa data, natwe tukajya tubyinagiramo uko tubyumva, ariko iyi ni ingabire ikomeye. Haleluya. Ni ingabire ikomeye cyane yarindishije Musa abantu bashaka kumupinga, bagiye bagira ibibazo kubera ko bashatse gupinga umuhanuzi, kandi Imana ikavuga iti nzamubwira amagambo, mbese abantu bazumva amagambo ngewe ubwanjye nzamwibwirira. Twabivuzeho mu minsi ishize mbabwira, kandi ubwo niyo mbasubiramo mbabwira nti umuntu w'Imana aba avuga iby'Imana ivuga, mbese n'umuntu wumva ururimi rw'Imana akarubwira abantu b'Imana. Nuvuga ngo haba hari ururimi Imana ivuga abantu ntibarwumve, hakaba hari n'ururimi abantu bavuga Imana ntirwumve. Umuhanuzi rero akaba ari hagati y'izo mpande zombi. Uyu muhanuzi rero agiye guhembwa, kuko abahanuzi barakubitwa. Ugiye mu bahanuzi Izayi, Yeremiya, Eliya, Elisha, abahanuzi bose barakubitwa, bagira ibibazo bikomeye. Bagira ibibazo bikomeye cyane, kuko gutwara ikintu cyitwa ubuhanuzi ni ikintu gikomeye cyane. Umuhanuzi Amosi niwe wavuze ati rega, ati ngewe nta nubwo nari nsanzwe ndi umuhanuzi, ni ukuri, ati ngewe rwose ati nari nsanzwe niragira ntaho nari muri, nta nubwo nari mu itorero ry'abahanuzi rwose. Haleluya. Ariko Imana yamugize umuhanuzi kubera ko yagombaga kubwira ubwoko bwayo. Rero muvandimwe, Amosi niwe wavuze ati mbese ntari tontomye ninde utahanura mwabantu mwe ninde ariko ndagira ngo mbabwire ngo guhanura ntago ari ibintu byoroshye pe. Wenda ngewe nimunyita umuhanuzi wikeya ntwaye, ariko njye nabonye bitoroshye. Uragenda ukajya kubwira abantu bakakunyega, hari naho bakuryanira inzara ubireba. Ako Yezu Kristo yaraturinze. Haleluya. Yarandinze Yezu mwiza. Kuturinda waraturinze, warakoze kuturinda. Haleluya. Yarandinze. Bajya guseka bakabura aho baseka, nuko Yezu Kristo ariko ko ari mwizara. Ubwo n'ubuhamya bwanjye bwihariye ntabwo ndi buvuga uyu munsi ku Karumbeti ka karindwi, ariko araturinda bajya kuvuga ubutumwa nuko agatangira kukujonjora, nuko Yezu Kristo akaguhisha, ariko akagira gutya. Ari ukuntu twajyaga ari ukuntu abantu mu cyaro kera habagaho imyenda abamama bifubikaga ibinini, twebwe iwacu babyitaga bya diyorene. Amadiyorene ndumva harimo abamuyazi, kuko burya hari imyenda yazaga igakwira mu gihugu hose, ugasanga mu majyepfo no mu majyaruguru hose iyo myenda irahari. Hari amadiyorene rero yabagaho, noneho umumama akagura diyorene, noneho kikaba ari icyenda gikomeye koko. Hari n'ibindi byenda byabaga iwacu byitwaga tera igiti, nabyo byabaga ari ibyenda nyine bikomeye pe, bikomeye cyane. Ubwo rero hari ukuntu umumama yabaga agifite, noneho kwa kundi nyine agize gutya akaba yifubitse icyo cyenda cyangwa se igitenge. Noneho umwana akaza, umwana we, umwuzukuru se, nk'ubwo twebwe twakundaga kujya mu myenda abanyogokuru, ugahengera ahantu yicaye, ugahita ugenda ukifurika mu mwenda we. Wakwifurika mu mwenda we nawe ugahita agira neza, nuko akagufubika, akajya aganira agufubitse. Ibyo bintu rwose byagiye bitubaho. Rero ngira ngo mbabwire ngo Yezu Kristo turi kuganira nuko mubona, hari igihe njya ahantu nkubwa ni Yezu we, nta hantu hari imbeho, ati ngurika ngwino mwifubikire, akagira mu gishura akanyifubikira. Haleluya. Yezu wanjye ndagushima, kundinda warandinze, warakoze kundinda. Haleluya. Nukuri yarabikoze cyane. Akagira gutya ati iyizire hano, wevuga wibereye muri iki gishura, nkavuga narangiza tukigendera. Nuko bakajya vuga we kuri ya muntu ngo banyamara biriya binavuze ngo birakomeye, kuriya mugore nyamara biriya binavuze ngo birakomeye. Birumvikana Yezu ntawe uba umurebesha amaso, ariko buryo uri kumwe na Yezu wowe urabyumva. Ese wagendana n'umuntu ukabiyoberwa? Yezu muba muri kumwe ni présence invisible, ariko rwose baraho rwose we cyane kandi cyane mu bimenyetso n'ibitangaza. Jewe naramubonye kenshi, nuko kwakwemera nyine kwakoze umurimo. Nuko rero
tukifurika muri uwo mwenda nyine tukiberamwe aho ngaho, ariko nivugira ukuntu abahanuzi rwose burya ari abantu bakomeye kandi nibajya guhembwa. Niyo mpamvu Yezu yavuze ngo uzahe umuhanuzi ngo igikombe cy'amazi cyangwa uruho rw'amazi agiriye ko ari umuhanuzi. Atansiyo ubyumve neza, agiriye ko ari umuhanuzi. Ukavuga uti yo disi we amamara wize koko rwose aravuga nkumva agize inyota, reka muha agacupa k'amazi uzagororerwa bitewe nuko wangiriye impuhwe. Niba koko ndi umuhanuzi kuri wowe, ariko nshobora kuba ndi umuhanuzi kuri Yezu, ariko yewe wabyumva ukavuga ni imitwe. Ibyo njye nacyo bimbwiye uko uzanyitabira kureba, ariko njyewe Yezu Kristo yarambwiye ngo ninza ntume. Njyewe reka mbaze wenda naka ngo asubiremo mbere yuko tubikomeza. Njyewe Yezu yarampamagaye arambwira ati ngiye kugutuma. Njye namusabye kumbonekera, njye kera namusabye kumbonekera kuva kera, kandi ahubwo ni ndagukunda kandi koko numvaga umutima wanjye mukunda pe, ariko nkamukunda ntamuzi. Avuga se buriya se mu mafilime batwereka niko abameze. Mwumva nshaka kumubona iwacu berekanaga amasinema, abapadiri b'abazungu bahabaga batwerekaga amafilime sinema. Igihe cyo gusoma ivanjiri hari ubwo bashyiragamo ivanjiri iyo filime yayo, nuko kuko ntago babaga bazi ikinyarwanda no gusobanura wenda bibagoye, nuko agashyiramo filime tukayireba. Nuko rero naho nkavuga amavanjiri menshi igihe nabaga nayabonye, avuga ni uriya Yezu ngiye naramukunze, nkurikije ibintu yagiye akora nuko bamunyigishije, ngiye numvise mwikundiye. Kandi rwa rukundo ntirwigeze rugabanuka, ahubwo rwakomeje kujya rwiyongera. Noneho ndamubwira none se ntago uvuga, nzakomeza se kujya nkureba muri biriya bishushanyo waje tukavugana nanjye, ariko nkakubona nkamenya ko ari wowe. Ubwo rega niryo sengesho nakoze, ariko uzaza uhagarare hariya turebane tuvugane, mbese nkumureba nkumenye wigendere. Ati se ninza nkakuvugisha, noya ni naho waza ukicecekera, ariko ati se ninza nkicecekera uzamenya ko atari ishusho. Umva se wenda si ubwo wamugani aje agahagarara hariya nagira ngo ni inzozi, noya ntuzavuga ijambo rimwe. Ati se nimvuga ijambo rimwe ko nzagutuma kujya kuribwira abandi. Ati kuko nta jambo ryanjye risohokera ubusa. Noya ni kandi nashaka kugenda, ni ntabwo nzajya kuvuga, njyewe icyo nshaka nuko nzabona ko nakubonye nawe tukabona mbese ko twabonanye nk'abakundana. Ati ninza nzavuga, nuvuga ntuzanyohereze. Mbese ubwo rero njye niyo mpamvu Yezu Kristo niyo tugendanye rata nkabuganishyira mu gishura nshyiramo bwangu, ko ntabwo njyanyohereza, ntabwo ariko twabyemeranyijwe. Njye namusabye ko aza nkamureba nkamubona nkamuganiriza akigendera, kandi ntabwo namubwiye ngo azahora aza, njye namubwiye ngo azaze rimwe yigendere. Niko nasabaga azaze, kuko navugaga se naza agatinda azambuza kurya isi. Mvuga ni Yezu ndamuzi, ni intungane, ni umutagatifu, azambuza kurya isi. Azaze rimwe menye ko uwo nkunda namubonye, ariko yikomereze nanjye nkomeze ubuzima. Ubwo abuhamya narabutanze. Nuko rero Nyagasani Yezu yaraje arambwira ati nzakwigishiriza, nzakwiyoborera kandi nzagumana nawe. Ndavuga ko Yezu ko ntabishatse, ati genda umbwirira abana banjye ntoya ni ntaho njya. Arabanza arantereta, buriya Yezu ni umwana mwiza, nako ni mwiza. Ikinyarwanda bavuga ngo runaka n'umwana mwiza, ni ukuvuga ngo agira imico myiza. Yezu ni mwiza cyane, agira imico myiza cyane. Ni ukuvuga ngo araza akakuganiriza, yabona utabyumva akabikumvisha. Ariko Yezu rero habuzana ko buriya abagabo babaye nka Yezu babiki bakamenya kudutwara buhoro. Nukuri nta muntu wananira Yezu, uko yaba ameze kose nta numwe wamunanira, kuko Yezu agira ukuntu agutwara kandi atagukomerekeje. Yigeze kumbabaza, ngewe Yezu yigeze kumbabaza, ndamubwira ni ndababaye. Ati Louise kuko urababaye ni cyane kandi nanakurakariye, ni ngewe rwose nanakurakariye. Abandi bavandimwe barambwira bati Louise ngo tujye gusenga, ni ntabwo njya gusenga rwose, Yezu twarakaranyijwe. Kandi ngiye ndikomba ndikumva ni Yezu twarakaranyijwe. Nicyakora ntabwo ndi buvi wawe, kuko ntabwo nshaka kujya kwa shitani, ariko narakaye nyine ntabwo ndi bwongeye gukora nkuko nakoraga. Nuko arambwira ngo humura, ngo niba ari njye gukomerekeje nzakomora, ngo kandi humura kuko kandi koko nuko nahise nseka se ngasubira mu murimo. Yezu warakoze, Yezu warakoze, Yezu warakoze. Haleluya. Ko Yezu rwose
arakora ndabibona, arabikora rwose, Mana yanjye umwami w'amahoro, arabikora ndabibona. Ariko yarakoze rero, nuko ubwo agenda anyomora koko, kandi yaranyomoye, arabikora ndabibona. Mbese yarabikoze ndabibona, n'uyu munsi ndacyamushima maze. Kandi ubwo icyo gihe twaganiraga nko mu mwaka wa 2005 wenda aho ngaho niho nari narakaye cyane, cyangwa na 6 aho ngaho. Mbese ubwo byari bimeze nabi nuko, ariko Yezu Kristo yarakoze, aragahora asingizwe. Ngewe ndamukunda kandi numva nta bitazahinduka, ndamusaba ngo ntibizahinduka, aho kugira ngo bihinduke azantware nivire mwisi, ubundi se nabanyikoramo iki tutari kumwe. Nuko rero amahanga yari yarakaye, ariko uburakari bw'Imana bo bari bwo bwigaragaza. Yewe noneho ni igihe cyo gucira urubanza abapfuye, ntabwo ari abazima, n'abapfuye, no guhemba abagaragu bawe b'abahanuzi, abatagatifu n'abatinya izina ryawe, abakuru n'abato. Haleluya. Azahera ku bahanuzi, akurikize abatagatifu, akurikizeho abatinya izina rye, hanyuma abakuru n'abato bamutinya. Nyine abakuru n'abato batinya izina rye, ngo ni igihe cyo gutsemba abarimbuye isi. Haleluya. Nta kintu kitazagira iherezo, ubuhanuzi buzahembwa, gutinya izina rya Yezu wagize uzabihemberwa. Mbese icyo wakoze cyose uzagihemberwa, waba warapfuye, waba uri muzima, ibi byiciro byose bizahembwa. Nuko ingoro y'Imana yo mu ijuru irakinguka. Abarimbuye isi rero nabo reka tubavugeho mbere yuko dukomeza. Ibi bintu biri kugenda biza, za korona ngo ziri kugira, ngo ibisasu bya kirimbuzi, aba bantu mutegereze urubanza rwabo. Cyakora ngiye hari igihe mbona bakomeye cyane, ari nk'abantu b'ibihangange, nkavuga ni Yezu manza nawe bari utabashobora, kuko hari abantu baba bafite ubuhangange bukomeye cyane, ukabona ari abantu mbese navuga ngo bateye ubwoba mu buryo bw'ibyo bakora. Ariko Yezu ntago bamunaniye. Ni ukubera iki akomeje kubongera igihe cyo kubaho? Ni ukubera wowe nanjye muvandimwe, wenda aragira ngo ubuhanuzi bwuzure, kandi aragira ngo nawe ugahindukire ugaruke, bisubireho bahinduke basenge, kuko ingoma y'ijuru yegereje. Ingoma y'ijuru yegereje rero, ubwo Nyagasani cyategereje ko bisubiraho bagahinduka bagasenga. Abo rero ni abana bawe, n'uwo mwashakanye se, n'abaturanyi bawe, n'inshuti zawe, n'abo muziranye, n'abo mukora, nabo bose nibo Nyagasani agitegereje. Niyo mpamvu ibintu bikomeje kuzamba, ibisasu bya kirimbuzi bakajya babikora uko bwukeye n'uko bwije. Ariko Nyagasani Yezu akicecekera akavuga ati uko byamera kose ndacyategereje bariya abana banjye Louise yasengeye, cyangwa se wowe wasengeye, ngo babanze baze. Urumva ko gutinda kwabo kurimo kwica byinshi. Uko twikomereze rero. Nuko rero ingoro y'Imana yo mu ijuru irakinguka, n'ubushyinguro bw'isezerano bugaragarira mu ngoro yayo. Kuvuga ngo nta gihishwe kitazagaragara, ubushyinguro bw'isezerano nta nubwo ubu ngubu tuzavuga ngo ntago twabumenye, kuko twebwe twifitiye Bikira Mariya ubushyinguro bw'isezerano buzagaragara. Mva tuzamukoraho, ingoro y'Imana izafunguka, Bikira Mariya tuzamubona. N'ubushyinguro bw'isezerano, kera mu isezerano rya kera batwaragamo isezerano ry'Imana, ariko isezerano ry'Imana ryaje kwigaragariza mu mwana wayo. Ayo makuru turayafite. Ubwo rero ubushyinguro bw'isezerano yabaye Bikira Mariya. Bikira Mariya mu ngoro y'Imana rero tuzamubona, umubyeyi mwiza. Babandi bamupinga bamuhinyura, ubwo mbese mutegereze ko igihe kiraje. Noneho ubwo haba imirabyo, urusaku n'imihindagaro nk'inkuba, umutingito w'isi n'urubura rukaze. Ariko ibi bintu byose ni ukubera icyo bimaze kuba bigenda gutya, urubura, umutingito w'isi, ibintu byose nuko ubuhangange bw'Imana buba bwigaragaje. Maze rero ngaruke kuri ba bantu basuzugura Bikira Mariya we bushyinguro bw'isezerano ry'Imana, bantu bamuhinyura. Ndagira ngo mbabwire ngo Bikira Mariya nagaragazwa uwari we, haleluya, hazaba imihindagano y'urubura rukaze, ibintu byose bizaba bikomeye cyane. Niyo mpamvu mbabwira ni bantu muhinyura, mujye muhinyura mwicecekeye, mufashe ku munwa, kuko Nyagasani Imana umunsi azigaragaza abantu bose bazagaragara, kandi Imana
ntabwo izabikora kera, ni vuba rwose. Ngaka Akarumbeti rero ka karindwi. Aka Karumbeti karaza kubwira abahanuzi, mwihangane akanya gatoya mugiye guhembwa, kandi bwa burakari bw'amahanga n'ibyo byose badukangisha, ibyo byose ni ibintu bya umva biri toto feke, bigiye gushiraho. Hagiye kuzamuka ingoma y'Imana, ikuzo ry'Imana ryigaragaze. Haleluya, turirimba rero kubera ko ijuru n'isi bizaba byamaze kubona umwami wabyo, ari uyu nguyu, ingoma y'isi. Haleluya, yeguriwe umwami wacu na Kristo we akazima ingoma uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Amen. Ngibi rero c'est la dernière trompette. Umwami w'isi, ni ukuvuga ngo isi yari yarabuze umwami, wa wundi wayijegezaga ngaho hano ibyaha, ibirwara, impfu, ubujura, erererere, ubusambanyi, byose ibyo rero bigiye kuvaho. Mwami w'isi, haleluya, ngo nuko amajwi yumvikana mu ijuru avuga arangura, ingoma y'isi yeguriwe umwami wacu na Kristo we. Haleluya, ingoma y'isi, aho kugira ngo izagikomeza kuba mu abami benshi bayiyobora nabi, ugasanga ubwami mbese ubutwari bw'umwami tuburebera mu kwica abantu benshi. Niko kera twabirebaga mu mateka, ugasanga nyine umwami wishe benshi niwe wabaga ari igihangange, mbese ari intwari. Ubwo bwami rero bugiye kwegurirwa Kristo, bugiye kwegurirwa Imana na Kristo we, bakazima ingoma iteka ryose. Ntabwo bazongera kujya impaka na mwene muntu, ubwo bizaba birangiye, kandi si kera. Haleluya, ntabwo ari kera rwose, ibingibi bigiye kuba. Niyo mpamvu Nyagasani Yezu yambwira ati genda ubambwirire. Nuko ndaza ndavuga, rigwije neza ko nta n'umuntu uzabyumva, ariko this way birumvwa abantu bagabyumva. None abantu batagiraga kumva inyigisho zanjye, nkavuga niko siko abantu ari abarwayi bo mu mutwe. None se bifite meaning, ndumva nanjye bwanjye numvaga ntabyumva, ariko nkabivuga kubera ko umbwira kubivuga ndusha imbaraga. Nkabivuga kubera ko yambwiye ati bivuge, nkabivuga nkajya numva ari nk'ijwi ry'umuntu ndi gusubira mu byo ari kuvuga. Nkabona abantu bari kwikiza ngo yo ngo amen, abandi bakarira, abandi bagafashwa bagakoma amashyi. Nkavuga ko se kuko Mana ibi bintu bo bari kubyemera, ubuse ni ibiki? Nge natinze kwemera. Nyuma reka mbabwire, ngewe ninjye watinze kwemera nyuma yabo nabihanuriraga. Nabahanurira bakemera, nkabona abantu bafashijwe bakihana koko bakihana. Noneho nkumva umuntu araje, muziko ibi bintu ngo byavuzwe ngo ngiye ngo nari ndimo ngo kubisengera, ngo nari maze iminsi 3 mu isengesho, ngo ndi gusengera iki kintu, ngo none ngo ijwi rivuze gutyo, ngo bya bindi bavuze ngo ese bya bintu burya birimo ijambo. Nuko nagiye nanjye nemera. Haleluya, nuko nagiye nemera abavandimwe. Ntabwo byari binyoroheye kubyemera no kubyumva, kuko numvaga ko iyo ubwo buhanuzi buje, numva ko ndi muri mudu yindi, ndabyumva pe, nkumva ko ntari jyewe usanzwe, nkabyumva pe. Hayo nkavuga ni sibi ni ibiki, mba ndikoze nase ni ibikize, nkavuga ariko kandi ndi muri ni ibikize. Nuko bikarangira nyine bibonye umurongo. Muvandimwe wanjye nkunda rero, Imana izagukoresha, nuyemerera izagukoresha uko ishaka, ariko the last trumpet ni iyi ngiyi nyine. Isi igiye guharirwa nyirayo, n'ubwami bwayo buharirwe nyirabwo. Mbese ibintu bigiye kujya mu buryo, nicyo bishatse kuvuga. Ibintu byose bigiye kujya mu buryo. Abahinyuraga ingoro y'Imana n'ubushinguro bwayo, abo bagiye kuzayibona. Mbese ibintu byose bigiye kujya guterera. Ikintu giterereye ni kiba kigiye mu buryo. Bya bindi byiyajetaga byateraga hejuru, amazi yagendaga nk'umuvumba, agiye gutuza. Haleluya, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Dutegereze gutuza kwa aya mazi turimo, kandi dutegereze ko abapfuye ari abakuru n'abato bagiye kuzuka bagacirwa urubanza. Nicyo Nyagasani Yezu yantumye kuvuga. Niko Karumbeti ka karindwi rero ni ibi ngibi. Ni mbese nuko igihe nta gihe kizongera kubaho, igihe kirarangiye. Hanyuma ibi ngibi bikaba bigiye kubaho, kandi tukazabyibonera imbona nkubone. Nyagasani Yezu aguha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusobanukirwe igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuriwe Yohani si ibanga, si amayobera, ahubwo ni ukuri kw'ibyabaye, kuriho kandi kugiye kwigaragaza bidatsinze.